bakristo bene data, njyewe mwene so ndahiriwe Jean de Lapaix nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nshimiye Imana yacu inkanguriye kubagezaho ijambo ryayo muri iki gitondo, kugira ngo ribafashe kandi ribagirire umumaro muri iyi minsi. Turarisoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 5, umurongo wa 26. Haranditse hati, aramubwira ati, umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yaguhindukiriraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja. Imana yacu idufashe kandi idusobanurire. Bene data bakundwa, umwanditsi w'iki gitabo ntiyashatse kukivugaho ngo agisobanure ku buryo bugaragarira buri wese uko abyumva. Ariko sinamuveba, kuko Petero mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 20 kugeza uwa 21 yaravuze ati, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanwe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashuriwe n'Umwuka Wera. Imana yacu itugirire neza. Ariko nubwo ari uko bimeze bene data, nanjye ntibyambujije kwibaza kuri kiriya gihe. Mbese kiriya gihe cyari kimeze gite? Igihe Elisa atabonaga kimwe na Gehazi, Elisa yakibonaga ate? Kuki se atakibonaga kimwe na Gehazi bene data? Aha sinshaka gutinda muri kiriya gihe, ahubwo ndagira ngo ngaruke ku by'umubwiriza yavuze mu gice cya 3 umurongo wa 2 kugeza uwa 9. Aha umubwiriza yagaragaje amoko y'ibihe bitandukanye, anatangiramo n'inama z'uko abantu bakwiriye kubyitwaramo. Maze ku murongo wa 4 kugeza uwa 6 aravuga ati, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Bene data bakundwa, ni koko ibihe ntibihwana. Ikibazo ni ukugira umutima n'amaso by'umwuka byo kubigenzura no kubitandukanya. Urugero ndabaha, gushyingira mu gihe cyo gushyingura ni akaga. Kubyina no guseka mu gihe cyo kurira no kuboroga ni ibibazo. Kubaga inka wahawe bakoroza bakuremera, ukayikoresherezaho ibirori by'umunsi mukuru ni ishyano. Kuko igihe cyo gutera si cyo gihe cyo kurandura, igihe cyo kubaka si igihe cyo gusenya, igihe cyo gusenga si igihe cyo gusinzira, n'igihe cyo kurinda si igihe cyo kurangara, igihe cyo kunyanyagiza si igihe cyo kurundanya, igihe cyo kwiyiriza ubusa si igihe cyo guhagiramo no kugwa ivutu. Imana itugirire neza bene data. Bantu b'Imana mutekereze kuri ibi. Bantu murya amaboroshete mu gihe cyo kwizirika umukanda ni ibibazo. Bantu musenga mwiteretse nido, imireti, amakawa n'imineke, iki si igihe. Mumenye ko iki atari igihe cyo kubigenza mutyo. Iki si cyo gihe
Elisa abwira Gehazi ati mbese iki ni igihe cyo kwakira, cyo kwigwizaho ibintu nka biriya? bantu mwigwizaho ibitari ibyanyu, mudafite none, mutanafite n'ejo no mu gihe kiri imbere. Iki si igihe, iki si igihe. Imana data ibaha amaso, ibaha umutima wo kumenya kubigenzura. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibaha ubwenge bwo gutekereza ku byavuzwe na Yoweri mu gice cya mbere n'icya kabiri. Umwuka w'Imana abagirire neza bene data. Mana data se w'umwami Yesu, aya magambo ndayagushimiye kandi ndayasabiye, ndayasengeye kugira ngo agerane mu mitima y'abayumvise ubusobanuro butanzwe nawe. Umwuka wera abamurikire kugira ngo amaso yabo abashe guhweza n'imitima yabo ibashe gutekereza, maze bamenye uko bakwiriye kubaho mu minsi nk'iyi. Urakoze kuko ubyemeye, nanjye mbisabanye ukwizera mu izina rya Yesu, amen.